murakaza neza kuri Shanfab official kuri YouTube channel. Muri kumwe nanjye registered midwife Fabrice Iradukunda, the God of women, Save Madam Child, Lady of Neonatal and Maternal Death in Rwanda, Family Planning Counselor, Premarital Counselor, Pre-marriage Counselor, Psychological related to the pregnancy counselor, together again from evidence to realities. Umugore n'umwana imbere cyane. Oh yes, nkuko rero mubibona uyu munsi tugeze ku munsi wa kabiri w'iminsi 60 mu rugendo rw'iminsi 60 mu gitabo neza cyangwa se umuzingo wese The God of Women. Murakaza neza ku munsi wa kabiri w'uru rugendo rwacu rw'iminsi 60 twise The God of Women, nyuma yuko ku munsi wa mbere twaganiriye ku bimenyetso bikwereka ko wasamye. Uyu munsi tugiye kuganira noneho ku cyemezo gikomeye niba warasamye n'iki ugomba gukora noneho muri ako kanya, muri topic ivuga ngo icyo ugomba gukora mu gihe iyo isi wasamye. Iyo umugore amenye ko rero atwite, hari ingamba agomba gufata hakiri kare kugira ngo we n'umwana we batwite bagire ubuzima bwiza. Muri iki kiganiro tugiye kurebera hamwe iby'ingenzi ugomba gukora mu gihe wasamye, twisunze inama za OMS, Women Santé, RBC, SFH Rwanda ndetse na Intrahealth n'ibindi bigo bigiye bitandukanye akenshi byita ku buzima bw'umubyeyi ndetse n'umwana n'urubyiruko muri rusange. Igice cya mbere ni ibikenewe hakiri kare nyuma yo kumenya ko wasamye. Ushobora kwibaza ati se ni ibiki muri rusange bikenewe nyuma yo kumenya ko nasamye? Iyo wamenye rero ko wasamye, ugomba guhita ufata izi ngamba zikurikira. Ingamba ya mbere ni ukujya kwa muganga vuba. Kujya kwa muganga vuba bigira akamaro kanini cyane kugira ngo wemeze neza ko wasamye binyuze mu buzima, kugira ngo rero uhabwe imiti n'inyunganira mirire nk'icyuma cyangwa se icyo bita fere cyangwa se acide folique cyangwa folic acid ndetse na calcium, kugira ngo muganga akurikirane niba nta kibazo cy'uburwayi gifitanye isano n'inda waba utwite. Icya kabiri ugomba kumenya, ugomba gutangira gufata imiti ya acide folique nk'uko nabikubwiye cyangwa se folic acid. Acide folique rero ni ingenzi cyane kuko ifasha umwana gukura neza, cyane ubwonko ndetse n'umugongo w'umwana. Ifasha kandi kwirinda indwara zifata urutirigongo n'ubwonko cyangwa se icyo bita neurotube defect. Iyi miti rero ihabwa buri mugore utwite kandi akayinywa buri munsi. Icya gatatu rero ni ukwirinda ibiyobyabwenge n'itabi nk'uko twabibonye kuri topic ya mbere. Itabi ryangiza ibihaha by'umwana rikamugiraho ingaruka mbi cyane. Kunywa inzoga rero bishobora gutera umwana uburwayi bw'ubwonko ndetse no kudakura neza. Ibiyobyabwenge byose bigira ingaruka mbi ku mwana. Icya kane ugomba kumenya ni uguhindura imirire yawe, kongera ibiribwa bikize kuri proteine cyangwa se ibyo wenda urugero twafata nk'inyama, amafi, ugafata amagi, ibishyimbo, ibintu nk'ibyo. Kurya rero imboga n'imbuto nyinshi kugira ngo umubiri ubone intungamubiri zose. Kunywa amazi ahagije nibura litiro hagati ya 2 na 3 ku munsi. Kwirinda ibiryo bikaranze cyane, ibiryo bifite isukari nyinshi ndetse n'ikawa nyinshi si byiza ku mugore utwite. Ikindi cya gatanu rero ugomba kumenya ni ukwirinda umunaniro ukabije no gusinzira bihagije. Gusinzira nibura amasaha hagati ya 7 n'9 buri joro. Kwirinda stress no gukoresha imbaraga nyinshi cyane. Gufata umwanya wo kuruhuka buri munsi, nibura wabibonye nk'agasaha kamwe ku munsi ku manywa ko kuryama byagufasha, ni byiza cyane. Kandi kiri uko twabibonye ugomba kuryama nibura amasaha hagati ya 7 n'amasaha 9 nijoro. Ibyo rero bizakurinda
kutagira umunaniro mwinshi mu gihe utwite, kudahorana umunaniro, dore yuko abagore batwite muzi ko akenshi iyo babona bahora bananiwe. Tugeze ku gice cya kabiri rero. Igice cya kabiri kivuga yuko uko ugomba kwitwara muri iki gihe. Noneho uko ugomba kwitwara muri iki gihe, turongeye kurebera hamwe nibura ibintu bigeze kuri bitatu by'ingenzi ugomba kumenya. Ubuzima bw'umubyeyi butangira guhinduka nyuma yo gusama, dore uko noneho rero wakwitwara. Icya mbere ni ukugira gahunda yo gusuzumwa kwa muganga cyangwa se kwipimisha kwa muganga, icyo bita antenatal care INS. Urasabwa rero kugana ivuriro hakiri kare kugira ngo sorry munyihanganire, ihangane gatoya. Urasabwa kugana rero ivuriro hakiri kare kugira ngo ugirwe inama, muganga agufasha kumenya niba umwana akura neza umunsi ku munsi. Uhabwa inkingo zimwe na zimwe ndetse n'imiti ikenewe. Ahangaha inkingo twavuga ufata n'izo bita viate cyangwa se urukingo rwa tetanusi. Ikindi twabibutsa yuko ubusanzwe mbere ababyeyi mu Rwanda bipimishaga inshuro enye, ariko zavuye kuri enye zigera ku 8 ndetse no kuzamura. Urumva rero ni byiza guhita ujya kwa muganga hakiri kare ukimara kumenya ko wasamye. Icya kabiri, kwirinda imirimo ivunanye. Imirimo ikomeye cyane ishobora guteza impamvu zo gukuramo inda ishobora kuvamo kubera ko wakoze imirimo ivunanye. Kwirinda guterura ibintu biremereye cyane, kwitwararika cyane mu gihe cyo gukora ingendo ndende. Ikindi cya gatatu tujye kurebera hamwe ni ugukora siporo yoroheje. Gukora siporo yoroheje, siporo nko kugenda n'amaguru, kwitoza kunanura ingingo, yoga n'imyitozo yoroheje, icyo bita exercise za yoga. Wenda ababishoboye mwanashacinga ku ma YouTube zirahari izo exercise ku mugore utwite yakora, icyo bita prenatal exercise. Kwirinda siporo ziremereye cyane nk'izo guterura ibyuma cyangwa se kwiruka cyane. Yes, nakeka ari ibyo ngibyo. Reka turebe igice cya gatatu. Mu gice cya gatatu rero tugiye kureba ibyo ukwiye noneho kwiyirinda. Hari ibintu bimwe utagomba gukora mu gihe utwite. Icya mbere, kwirinda imiti yihariye utandikiwe na muganga. Hari imiti myinshi yangiza umwana utwite, ugomba kubanza kubaza muganga mbere yo gufata imiti iyo ari yo yose. Niyo mpamvu niba utwite ukaba urwaye ugiye kwa muganga, mbere kumubwira indwara urwaye banza ubwire muganga yuko utwite, kugira ngo nimuze no kuganira ntamujye no kwandikira imiti, amenye imiti agomba kuguhereza, kuko ntago imiti yose ari myiza ku mugore utwite, kuko ishobora guca ku ngobyi y'umwana, ikaba yagera ku mwana ikaba yamwangiza. Icya kabiri ni ukwirinda gukorera ahantu hifashisha ibikoresho by'ubumara, ibyo bita toxin cyangwa se amakemikozi nko mu nganda. Urugero, ibintu bimeze nk'irangi, imiti yica udukoko, pesticide, gaze, byose bishobora kugira ingaruka ku mwana. Ikindi cya gatatu noneho ni ukwirinda imibonano mpuzabitsina idakingiye mu gihe hari ikibazo cyihariye. Nubwo gutera akabariro bidateza ikibazo ku mugore utwite, hari igihe muganga ashobora kugusaba kwirinda, cyane cyane niba wigeze gukuramo inda mbere. Akenshi abantu bakuramo inda tubashishikariza kudakora imibonano mpuzabitsina cyane, ndetse n'iyo banayikoze umugabo ntabashe kuba yageza kure kugira ngo atabashe guprovoka inda ikaba yakongera ikavamo. Icya kane noneho ni ukwirinda ubushyuhe bwinshi cyane. Ibintu nk'amazi ashyushye cyane, icyo bita jacuzzi, amasabuna cyangwa se gukaraba amazi ashyushye cyane bishobora guteza ibibazo ku mwana utwite. Tugiye kurebera hamwe noneho ku gice cya kane. Igice cya kane cyo kiravuga kiti ibibazo ukwiye kubanza kugira inama za muganga. Hari ibibazo bimwe rero iyo ubibonye uba ugomba guhita ujya kwa muganga bidatinze cyane. Turarebera hamwe nibura ibintu 5 by'ingenzi, ariko hari byinshi cyane ushobora guhura nabyo.
icya mbere ni ukubabara mu kiziba cy'inda bikabije, kuva amaraso mu gitsina, kubabara umutwe udasanzwe no kugira umuvuduko w'amaraso uri hejuru cyane, kubura ubushake bwo kurya no gucika intege bikabije, kutumva umwana akina mu nda igihe nibura umwana yatangiye gukina. Ibi byose rero bishobora kuba ibimenyetso by'ibibazo bikomeye, bityo ni ngombwa rero kugana muganga hakiri kare. Niba ubonye kimwe muri ibyo bintu ihutire kujya kwa muganga. Nibyo bita ubundi ibimenyetso mpuruza. Ibimenyetso mpuruza harimo kuribwa umutwe by'igihe kirekire, kugira isereri, kuribwa mu kameme bijyanirana n'ibere ry'iburyo, hakabamo kuribwa mu kiziba cy'inda, kubyimba ibirenge ndetse no kubyimba mu maso, hakabamo kuvira ku nda. Ibintu nk'ibyo ngibyo ubonye kimwe muri ibyo ngibyo bigusaba kwihutira kuza kwa muganga kugira ngo babashe kugufasha. Uyu munsi wacu rero wa kabiri warangiye, twize byinshi ku cyo ugomba gukora nyuma yo kumenya ko wasamye. Ni ingenzi cyane gufata ingamba hakiri kare kugira ngo umwana avuke ameze neza kandi umubyeyi agire ubuzima bwiza. Ntuzacikwe n'umunsi wa gatatu, kwitegura kubyara. Niyo ngingo tuzaganiraho ku munsi wa gatatu, izaba ivuga ngo kwitegura kubyara. Murakoze neza, tugire ubuzima bwiza. Wari kumwe nanjye Registered Midwife Fabrice Iradukunda, the God of Women, Self Mother and Child, Reduce of Neonatal and Maternal Death in Rwanda, Family Planning Counselor, Premarital Counselor, Primary Age Counselor, together again from evidence to realities. Umugore n'umwana imbere cyane. Stay in touch.